Ubu tuvugana njyewe ndimo kuganira namwe ari ku manywa kuko izuba riraka ntabwo burira. Icyo gihe rero tuvuga ko ari ku manywa. Mu biganiro byabanje hari icyo twakoze kivuga ku bihe by'umunsi mu kinyarwanda, nk'umuseke utambitse, mu nyoni, mu nkoko, mu kabwibwi ndetse n'ibindi bihe. Habaho rero igihe aba ari ku manywa, izuba rwose ricanye ari inzora, urimo kumva ubukana bwaryo n'imirasire yaryo ikakumvisha koko ukavuga ko uti iri zuba riraka. Igihe bakavuga ngo ni ku manywa ya rukamba. Nagiye numva amagambo atandukanye mu kinyarwanda asobanura nk'ikigero runaka ibintu biriho yihariye, cyangwa se agasobanura ubwoko runaka bw'icyo kintu yihariye. Abenshi bashobora kumva ntibasobanukirwe icyo avuga, cyangwa se bakayakoresha mu kigare batazi ngo avuga iki. Nifuza rero ko tuyagarukaho kugira ngo nayo nitujya tuyumva tujye dusobanukirwa icyo avuga. Duhereye nko ku ijambo rya mbere, uzumva bavuga ngo amanywa ya rukamba. Amanywa ya rukamba rero ni ku manywa igihe izuba riba riva rwose, ari ku manywa hagati butaratangira kwira kandi nanone bwakeye bihagije, nko mu ma saa 7, saa 8 izuba ryaka kuko ari ku manywa. Icyo gihe baravuga ngo ni ku manywa ya rukamba izuba riva. Niba rero wajyaga wumva abantu babivuga ukibaza icyo bisobanura, nizere ko ubisobanukiwe. Reka turebe rero n'andi magambo atandukanye ajyanye no gusobanura ikigero ibintu runaka biriho, cyangwa ubwoko bw'ibintu bwihariye abantu benshi bashobora kutamenya. Muri kumwe rero nanjye nk'uko bisanzwe, Ntirumara Intwari nkunda amahoro, kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Tuganira ku Kinyarwanda nk'ururimi kugira ngo turusigasire kandi turusheho kurunoza, tukaganira ku mateka y'u Rwanda n'ay'Abanyarwanda muri rusange, ndetse no ku muco wacu kugira ngo turusheho kubisigasira kugira ngo bitazimira. Niba rero ari ubwa mbere udukurikiye, ndizera kuri bunogerwe n'ibiganiro byacu. Dufite byinshi tumaze gukora kuri channel, wabireba. Kandi niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro by'ubutaha bitazagucika. Murakoze cyane. Reka turebe noneho irindi jambo. Nkiri umwana nakundaga kumva abakuru bavuga ngo nshonje iyabaraha. Inzara yabaraha waba uyizi? Wigeze wumva umuntu abivuga? Inzara yabaraha rero ni inzara nyinshi, kumwe uba ushonje mu nda hagatangira kukurya, ugatangira kuzungerera, ukagira isereri, ugacika intege, ukumva ibintu bimwe na bimwe utangiye kwibagirwa, ugacika intege n'ubushake bwo gukora ibindi bintu ibyo ari byo byose, ukumva waryama kubera inzara. Inzara mbese nyinshi ikabije, ya yindi ituma ushobora nko kurya ikintu kibisi, cyangwa ugakora n'ibindi bintu bisa n'ibigayitse mu bisanzwe kubera inzara. Iyo rero niyo nzara yabaraha, ni ukuvuga inzara ikabije. Nanone uzumva umuntu ubeshya cyane, cyangwa se umuntu ubeshya ikintu gikomeye bavuga ngo icyo kinyoma ni icya Semuhanuka. Inkuru ya Semuhanuka, abakuru cyangwa bakunze gusoma ibitabo by'inkuru za kera mwaba muyizi, ukuntu yabeshye inshuti ze agira ngo azinyanganye, azigireho ubusambo. Rero Semuhanuka yabaye ikigero cyo kubeshya gikabije, ku buryo ubeshya ibintu bikomeye cyane, ku buryo n'ubeshya ahita byumva bidashoboka cyangwa se bikabije. Bavuga ko icyo kinyoma ari icya Semuhanuka, ni ukuvuga ikinyoma gikomeye ku buryo n'ibyo ubeshya hari ubwo umuntu ahita yumva ko bidashoboka, akakuvumbura, akagutahura. Twavuga kandi ku bijyanye no guseka. Buriya guseka ni ikintu cyihariye mu muco nyarwanda ndetse n'ahandi hose. Iyo umuntu asetse hari icyo bikwereka ku mimerere ye, kwereka ko nta mujinya afite, kwereka ko yakwishimiye niba murimo nko kuganira, kandi ko yisanzuye, ntacyo yikeka, nta rwikekwe n'urunturuntu yiyumvamo aho ngaho muri kumwe. Nyamara ntabwo duseka kimwe buri gihe. Hari ubwo useka ugakwenkwenuka, ugatemba rwose, ukiyanduza, ugasiribanga ibintu bigukikije. Hari n'ubwo umwenyuramo gake kugira ngo wenda utarutanga mu bantu.
hari n'ubwo useka utabishaka. Inseko rero zitandukanye zagiye zihabwa ibisobanuro bitewe n'uko zigaragaza ubutumwa butandukanye bitewe n'useka n'aho asekeye n'impamvu. Reka hano tuvuge ku nseko ebyiri. Iya mbere ni inseko yitwa akamwenya. Inseko y'akamwenya ni kumwe umuntu yimwenyuza yisekesha ariko atabishaka, agira ngo aryoshye nk'ikiganiro cyangwa se arenzeho ku byo mwari muvuze. Agaseka atabishaka by'akanya gato byo kurenzaho, bikagaragara ko bitamuvuye ku mutima. Iyo nseko yitwa akamwenya. Hari indi nseko kandi izwi cyane ikunze gukoreshwa ni igitwenge. Igitwenge ni kumwe umuntu aseka ijwi rigasohoka bikagaragara rwose ko asetse bimuvuye ku mutima. N'ibitwenge rero ngo burya birarutanwa, biranatandukanye. Hari igitwenge cyitwa urumenesha. Igitwenge cy'urumenesha ni igitwenge gifite imbaraga, umuntu aseka rwose yisanzuye nta kintu yishisha, agaseka bikuye ku mutima, agasekana imbaraga nta mbereka. Icyo gihe bakavuga ngo ni igitwenge cy'urumenesha. Ibyo nabyo rero ni ibintu ushobora kumva umuntu avuze ukaba utamenya ngo ese igitwenge cy'urumenesha ni kimeze gite, ese inseko y'akamwenya yo imera ite. Ngibyo rero ibijyanye n'inseko. Twavuga kandi igisebe cy'umufunzo. Umufunzo ubundi ni icyatsi kiba iruhande rw'amazi, kijya kumera nk'urubingo aboroye inka mwaba mukizi. Kigira ibibabi bimeze nk'iby'urubingo, bajya bacyahira bakagigaburira inka, kikitwa rero urufunzo. Igisebe rero cy'umufunzo ntabwo ari igisebe cy'icyatsi, oya, ahubwo ni igisebe umuntu arwara kigatinda kikamara igihe kirekire, kigacukunyuka kikanga gukira, kikarushaho kugenda kiba kibi, ukabona ni igisebe koko cyabaye kibi. Akenshi biba byaranajemo kanseri, nuko bakavuga ngo iki gisebe cy'uyu muntu ni umufunzo. Ni igisebe gikomeye kigenda kirushaho kuzamba aho gukira, kandi kimaze igihe kirekire, cyacukunyutse ku buryo iyo ukibonye ubona biteye impungenge, ukanagirira impuhwe ukirwaye. Icyo nicyo cyitwa igisebe cy'umufunzo kidakira. Umuntu akaba yarwara igisebe imyaka 2, 3 n'5, aho gukira kikarushaho kuzamba. Hari ubwo ngo umuntu aba yarakirozwe bikarangira wenda nk'igice cyafashe bagiciye, niba wenda kiri ku kuboko bakaba baguca cyangwa se ukuguru, bikagenda bityo, nuko kikitwa umufunzo. Mu biganiro kandi by'Abanyarwanda ndetse n'abantu bose ku isi habaho kujya impaka. Kujya impaka ni byiza kubera ko bituma umuntu ajijurwa n'abandi, ufite amakuru ya nyayo akaba yabamenyesha abandi, ibyo wari uzi bitari byo ukaba wakosora. Icyakora kubera ko muri kamere y'umuntu habaho kwihagararaho no kurondera akarakaho, kumva ko byanga bikunze ibyo uvuga ariko kuri, hari ubwo umuntu yanga kwemera ibyo abwirwa, maze impaka zikazamo intonganya, buri wese ashaka kumvisha mugenzi we ko byanga bikunze ibyo avuga ariko kuri. Icyo gihe izo mpaka zo kwikomanga ku gatuza ushaka kumvisha mugenzi wawe ibyawe, utitaye ku bihamya ufite, arakurusha ibihamya, nta makuru ufite, ariko ukavuga uti jyewe ndabizi, isi izenguruka izuba, nta kintu waza umbwira, kuva mu bwana niko mama yambwiye, n'abantu duturanye bose barabizi, ubwo se urumva waza umbwira iki? Reka isi, izuba rizenguruka isi. Ni urugero ntanze rw'ikintu tuzi ko kitari cyo. Undi akakubwira ati nyamara nyabuna njyewe ndabizi, narabyize, nanabikwereka mu bitabo by'ubushakashatsi n'ubumenyi ko mu by'ukuri isi ari izenguruka izuba, ariko ntubikozwe. Izo mpaka rero zo kutumva no gushaka byanga bikunze kumvikanisha ingingo yawe icyo byasaba cyose zitwa impaka zacyo turwane. Ni ukuvuga izo mpaka zikemurwa n'imirwano no gutana mu mitwe, abantu bakanigana, bakigaragura hasi mu itaka, kugira ngo byanga bikunze buri umwe yumvikanishe ibyo yita ukuri, abyumvishe mugenzi we kuri bubi na bwiza. Izo rero nizo mpaka zacyo turwane mujya mwumva abantu bavuga. Twavuga kandi ibijyanye, tukivuga ku by'impaka no kurwana, reka dukurikize ikintu kijyanye no kunigwa.
njya numva umugani ntekereza ko wahimbwe vuba aha ngaha ukantangaza avuga ngo umuntu utaranigwa agaramye agira ngo ijoro riri hafi. Ni ukuvuga ko kunigwa ari ikintu kibi buriya kukubuza guhumeka ntabwo biba byoroshye. Icyakora mu mateka y'Abanyarwanda umenya ibintu byo kunigwa no kunigana byariho koko, byari byinshi bikunze kubaho, kuko habaho umunigo utangaje mubi cyane witwa umukanurajisho. Kuniga umuntu umukanurajisho rero ni ukumuniga cyane ukamuheza umwuka ku buryo nyine amaso atangira gukanuka, amaso agatukura kubera ko amaraso atarimo kuyageraho neza kubera nyine kumuniga. Icyo gihe agatangira gukanaguzwa, ari nako atangira gusa n'usamba kubera kubura umwuka. Icyo gihe uba umunize umukanurajisho. Ubu rero nawo ni ubwoko bw'umunigo Abanyarwanda bajya bavuga. Uzumva bavuga bati runaka yanizwe umukanurajisho, ni icyo bazaba bashaka kuvuga. Numvise ngo utarakubitirwa mu kiliziya ngo agira ngo Yezu na Mariya bagire impuhwe. Natekereje ko nawo wenda waba ari umugani wahimbwe vuba aha wo gutera ubuse muri iyo nkuru nyine. Twavuga kandi tukivuga kuri ibyo bijyanye n'umubiri w'umuntu, twavuga no ku mbeho. Habaho imbeho cyane cyane mu gihe cy'itumba n'iminsi imwe n'imwe mu rugaryi. Twakoze ikiganiro ku bijyanye n'ibihe bya Kinyarwanda: itumba, impeshyi, muhindo, urugaryi. Ubwo rero niba ubijijanyaho cyangwa ushaka kumenyaho byinshi, nabwo wareba kuri channel yacu ukareba icyo kiganiro. Turashyira na link aho hejuru, wareba ku kirahure cy'icyo gikoresho urimo gukoresha ukajya kuri icyo kiganiro. Rero iyo mu gihe cy'itumba cyangwa urugaryi imbeho imeze nabi, hari ubwo abantu bakonja rwose bagakomanya amenyo, bagatitira, bagashishira, bakifubika, bakifureba rwose kugira ngo bahangane n'iyo mbeho. Habaho rero imbeho ikabije cyane, aho noneho utangira kumva umubiri wakayutse ukuntu kubera imbeho. Iyo ngiyo rero ni imbeho yitwa ingwengezajisho. Nkiri mu mashuri yisumbuye, umwarimu wacu watwigishaga Ikinyarwanda mu bijyanye no kugaragaza uturemajambo n'amategeko y'igenamajwi, dusesengura amagambo, yakundaga kuduha iri jambo ngo ingwengezajisho. Nkibaza icyo ari cyo, ariko nza gukora ubushakashatsi nsanga n'ubwo bwoko bw'imbeho ikabije ituma umuntu atangira kumva mu maso hameze nk'atarimo amazi ahagije, hakumagaye, akumva amaso ntabwo ameze neza kubera imbeho ikabije. Iyo rero ikitwa ingwengezajisho. Niba warigeze wumva ingwengezajisho y'imbeho, tumenyeshe muri comment kugira ngo dusangire amakuru. Twavuga kandi umuruho. Ku bijyanye no kuruha, muzumva bavuga bati narushye uwakavuna. Bati narushye uwakavuna, nararushye Imana niyo ibizi. Burya rero abantu benshi bararushye. Umuruho usanzwe ubaho mu Kinyarwanda no mu mibanire y'Abanyarwanda, ariko hari umuntu umwe wahebuje abandi bose umuruho, nk'uko umubyeyi ngo yahebuje abandi bose umugisha, umwana yabyaye ngo agasingizwa. Hari uwahebuje abandi bose rero umuruho, uwo nguwo akitwa Kavuna. Ibi tuzanabigarukaho mu kiganiro cyihariye. Kavuna yararushye kubera ko yafashije u Rwanda kujya atata amakuru y'ubwiru akayashyira umwami aho yari yarahungiye. U Rwanda rwaratewe nyine, abantu bakarwigarurira barimo Abashi. Ni inkuru tuzagarukaho byihariye y'ingenzi cyane mu mateka. Ariko nyuma yaho Abanyarwanda batahutse bava mu buhungiro, umwami ategeka ko bamusiga inyuma y'uruzi, asigara ishyanga kandi ari we wabashyiraga amakuru avunika. Birangira rero aruhiye ubusa. Kuruha rero wakavuna ni ukuruha cyane, kandi noneho ukaruhira ubusa ntibigire umumaro. Abo uruhiye bakakwitura inabi. Uzumva baravuga bati yarushye wakavuna, bashaka kuvuga ko yaruhiye ubusa, avunitse cyane, kandi ibyo yakoze ntibimugirire umumaro. Abo yavuye amaso bakayamukanurira, nk'uko babandi bajya babivuga. Ngahe nguko rero ayo magambo nifuza kuyagarukaho kugira ngo niwumva bayakoresha ubutaha ujye umenya icyo asobanura. Ushobora no kuba ushaka gukora ikiganiro kinoze n'abandi, ukoresha Ikinyarwanda cy'umwimerere ukaba wayitabaza. Mwakoze cyane rero kudukurikira, nizere ko mwabisobanukiwe.
niba hari ikibazo wagize kuri iki kiganiro twandikire muri comment tubasha kugusubiza, kandi niba wagikunze ukande like ndetse unagisangize abandi kugira ngo turusheho guhugurana no kuganira mu kinyarwanda ndetse n'ibijyanye n'umuco n'amateka yacu. Nanone rero mwari kumwe nanjye Ntirumara Intwari, nkunda amahoro, naho ubutaha Imana ibarinde.